nani ni sheri wawe inde sheri wawe kabaye bitese ni byiza inazi ese sinjya kugusura Yesuze utanamvugishije bite Susubize sheri ngenda usanze ndimo kwiyambarira nigendera ese hari ikibazo kuba uri kwambara basi umunota umwe basi tuganira ariko ndabajyanga ufite ikikuzanye none ese ubu ngubu hari ikindi urabona hari ikinzanye niki se ntacyo usibye kuba nakureba gusa suko ndeba ntumbonye ya sumbonye se basi twicayeho gatoya n'umunota umwe tuganire tuganireho akantu gatoya waninze muri gahunda ngiyemo ntabwo ndi bugutinze ndeba iryo jisho bite ese nkurebe gute ushaka ko nkureba nabi sega ndose gafite amaso manini vipi ese urashaka ko ngira amaso matoya se ukunda abakobwa bafite amaso manini niyo mpamvu bayazotoye ntayakuzotorera ndetse kugira ngo kugira ngo urukundo rwacu rwiyongere ntacyo ngava mu nzu ni karibu amakuru se neza wese nanjye ni sawa nta mutima ko mbona utari kuvuga neza ko mbona utari kuvuga neza ayanjye meze neza nta kibazo meze neza byanyabye nta n'umuntu umeze neza nkanjye ese urabona nk'uyobewe koko urabona umeze neza nta kibazo mfite ariko mu rukundo njyewe urabizi ko mukunda byizere kuko byose se ntubizi ko mukunda mba mbona utankunda neza gute se ese nkakujyana y'intoki se watse njyewe iyo umfashe cyane mba numva bimbangama kubera iki ubwo ni ukubera utankunda mba numva hari ibintu biri kundya mu mubiri bimeze nk'iki nyine urabona amashanyarazi nyine ko akunda gufata mba numva ariko bimeze kuva ryari se nda amashanyarazi ntabwo mbiza mu munsi sinzi ukuntu waje umeze nk'amashanyarazi ahubwo wakwihanganye wakwicaye ubundi aho ngaho se shora uzi ko ngukunda kunkunda se kuki uri kumbabaza ntago nkubabaza ngo iyo unkoze ahubwo n'ubwo uri kunyegera ndumva bimbangamiye sinzi rwose bibaye byiza wanataha kuko ubundi iyo duhuye buri gihe bameze nk'umuntu ukubiswe n'inkuba nkumva ubushagarira niba n'ubushagarira ntabwo ukinshaka nyine mbimenye sheri ndagukunda pe ariko nawe iyo uje ukankoraho gutya uku byonyine bita numva hari ikibazo nyine kije mu ngo nyine nuko usigaye ufite abandi oya ntabwo ari abandi sheri ese uko bizi nimba umuntu ase ko mbona umwihunzo ubu ikibazo nyine iyo umaze ndumva bitandukanye ariko ndagukunda si ubizi se waba uzi kubyumvikana ahubwo agira uti taha ubu ugiye kujya ingoreza wenyine ubundi si uko wakundaga ni kuki nkunda nkukunda n'iki se ubundi ahubwo usigaye ufite undi mukobwa wirirwa ubeshyabeshya mbeshyabeshya njyewe ubeshyabeshya umukobwa ngira ni nkunda ubundi se wajyaga kuntakariza igihe ujya kuntakariza igihe kubera none ibyo nari ngukeneho narabibonye nta kintu urasama we muri abana ba shaka gusa nyine tukimenya byahise ariko icyamereza amahirwe yo kumenya uwo mukobwa wakunda umubwire amahitamo yawe kumenya se ariko nibutse ko mwebwe mutarabizera gusa nushaka kumumenya nkwigiye se sande nka saa 9 uzaza nzamukwereka sibyo se wagusimbuye cyokoze wagukunze afite ibibazo ibihe bibazo afite ibibazo kuko nawe uzamujya nk'uko byabanye n'ikibazo se ikibazo kimwe kinateye uza kwiyubaha ntabwo byarabaye ikindi warangiza ukanyokama n'agaciro ubundi se aho nakubashye n'iryari igihe cyanjye natakaje kwifata mu ruhame rw'abantu warangiza ngo njye nambaye utuntu duciriritse njyewe ubona aciriritse se ni sawa makuru cyane meza ko duhuriye hano se ngiye kureba ndayi yego ko nawe ngiye kureba mugisha ubwo nyine nta kundi ubwo tuzasubira
kambwira icyari kinzanye ni ikihe hari undi muhungu nereta ariko nkaba namukunda umuhungu utari njyewe ese uzi ko ari wenyine unkunda mwese ubwo muhungu koko byanyabyo murakumubwira ngo nyuma tasheri nawe byari kubure araguteta gusa gutereta ntabwo bizi ubundi se ko mbona nazi ibyawe ako kuzi ko ngukunda ejo bundi nakuguriye iminsi nakabaye nkukunda nagukoraho sikikanga ko se kuki ukunda kunkoraho kandi narakubwiye ikibazo mfite ngakimbwire nyine nakubwiye ikibazo mfite ko iyo unkozeho bano bameze nk'umuntu ukubiswe n'inkuba cyangwa amashanyarazi kandi wowe ukunda kunkora we ni ukubera nese kubera icyo ukunda inkuba cyangwa amashanyarazi nyine kandi nkubwira ko iyo binkozeho bita numva ameze nk'amashanyarazi cyangwa inkuba inkubise ubwo nyine imbere yawe ndi nk'inkuba ahubwo naje nibe kukubwira ko hari undi muhungu nkunda uwo muhungu umbwira ari imbuto akinkunda ngiye mwemereye ni ukuri ndagukunda nzakugurira na voka n'amapera ngo si byo ni ibiki ubwo ibyo ni ibintu wagurira umuntu mukunda nzakugurira ikariso se nuse nzakugurira iki kuzi ko mukunda mbwira ikintu kizatuma nzakwigisha kugeza ryari nese ngaho nyigisha basi uyu munsi ariko mbimenye nise ngo nakahe ubundi ni umuhungu mwiza w'umusirimu mwiza undi utazi ukaba unkunda sheri nawe wakuruta ariko njyewe mba mbona nazi ibyawe ntiwatuma nkukoraho witahire se ahubwo ntacyo ko buriya bumbwiye ko kwitahira uwo muhungu umwemerere nyine koko ariko sheri ndagukunda mba numva ariko se wajya urakakunkora urankora ngo ubundi bigende bi ntabwo wavuga utankoraho njye nakubwiye ko ikibazo mfite iyo umuntu ankozeho mpita ndwara ubushagarira numva burazamuka ubu nkoraho ngeze ko si abazimu b'iwanyu abazimu uretse ko niba ari abazimu kuki njye najya mukora nibyo bakoherereje nibyo banyoherereje cyangwa ngo nabo bazabikoreze tuye dukundana muri nawe gukora ku wundi nari kimenyi ikibanza ni kwicara ku muhanda ntabwo ari ku muhanda hano kuva twagerageza ubundi ibinyabiziga nese se ari guca mvaho njyewe iki izuba nari muriho kuwukoraho ni ikibazo ni ikibazo nkawe ishyire mu mwanya wanjye nakubwiye ngo ariko reka nkubwire urumva ibintu wigize ntabwo bizaguhira nigize ibiki ariko tujye tuvugisha ukuri reba nk'ukuntu mba meze umusore mubi ubona wakabaye se uri muzima buwanzana kwicara ku muhanda mbonye nk'umusazi ntabwo mbwiye ko uri umusazi ariko wajyanye karayesi ubu urarebye ubona naca muri ayo menyo yawe umbabarire calm down basi rumva nakubwiye ngo ndeke ariko sheri mbabarira ko hari undi mukobwa uzi nkunda nkawe nabibwirwa n'iki se ko abakobwa ari benshi mu gihugu ariko fata igihe cyose mbana nahereye duse birandeba ntabwo mva ejo bundi ibyo ntabwo bindeba ntabwo bikureba ntabwo bindeba nakubwiye nkumvaho n'undi ariko si mu muri uzongera kunyitashe umva se nakubwiye ngo ndekura se wagiye wumva basi numva se igihe muri iki gihugu cy'u Rwanda cyangwa se kuri nasi hari undi muntu nkunda nkawe ibyo se birandeba nta nubwo mbizi ndi mu mutima wawe ukora ndi kubarira gifite naguhaga n'ukuntu nagutunguraga byose wabonaga biri ku busa ahubwo baba ufite byinshi mushaka ariko ibiki nakubwiye ndekura nigendere shamba reka nkubwira genda